Haleluya bene data namwe bashiki bacu, Imana ishimwe mu iki gihe Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Njye uhagaze imbere yanyu nitwa Muzehe Innocent, ngaba ndi umuvugabutumwa bwiza w'ubushake. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe, uburyo wabanye natwe ukaturinda, izina ryawe nirishimwe. Wabanye natwe muri ya myaka yose yashize, ubana natwe muri aya mezi atambutse, ubana natwe muri ibi byumweru, ubanye natwe kuri uyu munsi, izina ryawe nirishimwe. Urakoze rero mwami kuko ugiye kutugirira neza kuri uyu musozi, kuri uyu musozi ukaba uhadushingishije intambwe z'ibirenge byacu kugira ngo tugire icyo tuvugana ku ijambo ry'Imana. Urakoze gukora abana natwe, icyo duheje no gukora ku mwanzi, mu izina rya Yesu turaritse imbaraga z'umwuka wawe wera kugira ngo zize zibane natwe. Urakoze rero, cyubahiro ni kibi cyawe. Amen. Amen. Reka turambure Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 50, umurongo wa 19. Turasoma uwo murongo wa 19 dusome no wa 20, dusome tugeze ku wa 21. Reka bafite Bibiliya turambure Bibiliya zacu kugira ngo dusome Itangiriro ibice 50 umurongo wa 19. Aravuze ngo Yosefu arababwira ati, mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana, ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana iyo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi urupfu. None mwitinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato. Arabahumuriza ababwira neza. Amen. Amen. Reka tubumbe Bibiliya zacu kugira ngo noneho tuganire ijambo ry'Imana twumva twisanzuye. Iri jambo ry'Imana Imana iduhaye muri uyu mugoroba, narihaye intego ivuga ngo nubwo Satani atwanga, ariko Imana irushaho kudukunda. Haleluya. Haleluya. Nubwo Satani atwanga, ariko Imana irushaho kudukunda. Iri ni ijambo rigaragara muri iki gitabo cy'Itangiriro. Uhereye ku bice bya mbere, Imana yatangiye ngo irema ijuru n'isi, irema inyanja, irema n'ubutaka, irema n'ibirimo. Ariko ngo nyuma Imana imaze kurema umuntu, Satani ntiyanezerwa, ahubwo Satani ashaka ikintu cyose cyatuma umuntu atagubwa neza. Satani aratwanga, ariko Imana iradukunda. Ngo umuntu amaze kuremwa, Satani araza yihanga mu ishusho y'inzoka. Ngo Imana yari imaze kurema umugabo n'umugore, ngo hanyuma ngo Satani araza yosha wa mugore, ngaramubwira ngo nukora kuri kiriya giti nta kibazo uzagira, ahubwo amaso yawe azahweza umere nk'Imana, ujye urareba ibintu byose. Buriya Imana yanarababeshye, ntabwo gupfa muzapfa, ahubwo muzamera nk'Imana.
mugore ngafata ryatunda Imana yari yarababujije ngo asoromaho ararya ahereza n'umugabo. Nyuma ngo bagiye kubona babona bambaye ubusa kubera umugambi Satani yashakaga ku mwana w'umuntu abawugezeho. Ariko Imana iradukunda ngo nuko Imana ibona ko umuntu atakaje ubumuntu, atakaje ubugingo, ngo iraza ibwira Adamu ngo Adamu we uherereye he? Iramushakisha iravuga ngo Adamu uri he? Adamu nawe ngaravuga ati ndi hano kandi nambaye ubusa kubera ko nariye kuri cya giti watubujije. Imana irababara, ariko urukundo rw'Imana ruza ku Imana irwereka Adamu ngo iyica intama irangije ibambika uruhu rwayo kugira ngo Imana igaragarize abantu ko ibakunda. Haleluya! Nubwo Satani atwanga ariko Imana iradukunda. Haleluya! Nubwo Satani atwanga ariko Imana irushaho kudukunda. Uvuge ngo amen. Amen. Cyo ntabwo byaje gucira aho ngaho. Hashize igihe ngo Adamu na Eva babyara abana. Umwe yitwaga Kayini, undi yitwa Abeli. Kayini afata umusaruro ku byo yahingaga, na Abeli afata umusaruro ku byo yororaga. Ngo afata umwana w'intama aragenda mutambira Imana. Kayini nawe afata ku byo yahingaga arabijyana bishira ku rutambiro. Ngo Imana yita ku gitambo cya Abeli kuruta ibya Kayini. Satani aratwanga. Satani akora amacenga ayashira muri Kayini amuteza umujinya. Imana iraza iramusanga iramubwira ngo Kayini, ko ndi kubona ibyaha biri kwitugatugira ku rugi rw'umutima wawe, nukora ibyiza ntuzemerwa. Kayini ndiyumva iryo jambo. Satani amurusha imbaraga, ahubwo ngo afata uwo muhini, nguko izina rye riri, afata umuhini awukubita Abeli. Abeli abarapfuye. Satani agira ngo ageze ku mugambi we. Satani aratwanga ariko Imana irushaho kudukunda. Haleluya! Amen. Agira ngo ageze ku mugambi we, ariko ngo muri iyo minsi nubwo Abeli yapfuye, ngo Imana ishumbusha Adamu na Eva ibahereza undi mwana witwa Seti. Maze kubaho undi mwana witwa Seti. Seti ngo arakura, ngo muri iyo minsi urubyaro rukomoka kuri Seti ngo batangira kwambaza izina ry'Imana no kuyambaza. Satani ndavira mwaho aragenda yihanga mu bana b'Imana, ngo bitegereje ko abana b'abantu ari beza, ngo baza batoranyamo abo bashaka, ngo babyaramo abana aribo Bibiliya ivuga ngo zari intwari n'ibirangirire bya kera. Byumvikane ko bahoraga mu ntambara no kurwana n'ibindi bisa n'ibyaha. Satani aratwanga, ntajya apfa kuvira mwaho. Satani aratwanga ariko Imana irushaho kudukunda. Ariko ngo muri icyo gihe bantu ngo batangira kuba babi. Imana iricuza ngo nicuje icyatumije ndemu umuntu. Ubwo Satani yumva ko yageze ku mugambi, ariko Imana ntabwo ihererwa kandi Imana ntishirirwa. Nubwo Satani atwanga, Satani aratwanga. Muririmbyi umwe yigeze aririmba aravuga ngo ariko ubugome Satani agira yabwigiye hehe? Ko Imana yamuremye y'ubwayo ikaba yuje urukundo, ubugome agira yabukuye hehe? Satani aratwanga ariko Imana iradukunda. Haleluya! Y'umugoroba ndi kugira ngo ngubwire Imana iragukunda, nubwo Satani azana amanyanga ye, ariko Imana iradukunda. Haleluya! Umugabo witwa Nowa agirira umugisha k'Uwiteka, ngo amaze kugirira umugisha k'Uwiteka, Imana iramubwira ati genda ubaze mu giti cyitwa gofero, ubaze mu bwato, numara kububaza hanyuma nzakubwira ibizakurikiraho kuko ngiye kurimbura abantu babi. Satani agira ngo ageze ku mugambi we. Satani agira ngo ageze ku ntego ye.
ariko Uwiteka Imana yacu ntago nayo ijya kure yacu. Haleluya, amen. Igihe kiragera bantu babaza inguge, nongo yinjira mu nguge n'umuryango we. Satani aratwanga, Satani aratwanga, ariko Imana iradukunda. Haleluya, Amen. ibyo biza kurangira, bimaze kurangira ngo bantu binjiye mu nguge, ndetse igihe kiragera baza gusohokamo, ariko Satani abateramo akantu ko kuvuga ngo reka twigirire izina rirerire kandi izina rizaba ryogeye. Urumva ko yabateyemo akantu ko kugira ngo bikuze. Imana iraza irareba kandeba abantu banjye ibyo bari gukora ko kuko ari byo. Satani yababibyemo akantu ko kugira ngo bikuze bishire hejuru. Satani aratwanga, ariko Imana iradukunda. Ngo ihageze isanga ibyo abana b'abantu bagambirira no kugira aho bagiye kubigeraho, ngiravuga ati reka mbakore ku munwa mbatatanyeho indimi ho gatoya, yenda hari bazagera aho bibwire icyo nashakaga kuvugana nabo. Ngo abantu Imana ibakozeho, aho hari umunara ngo bawita Babeli, ngira ngo na n'uyu munsi niko hakicitwa. Ngo bigeze aho abantu batatanira mu isi yose. Ngira ngo umunyarwandakazi ubwo bari umwe yarubakaga, umwe ari umufundi, wenda undi ari umuhereza, simbizi. Ngira ngo naho bavuye, ubundi by'abandi bavuga sinzi iyo baba babikura, naho ngaho byaturutse. Uwaje avuga ikinyarwanda ubwo yarirukanze cyane mpaka ageze hano mu Rwanda arakomeza avuga ikinyarwanda cyiwe. Satani aratwanga, ariko Imana iradukunda. Haleluya, Imana iradukunda bene data, Imana iradukunda bavandimwe, Imana iradukunda bashiki bacu, Imana iradukunda, Imana iradukunda. Byarakomeje bantu muri iyo minsi barorera kwambaza izina ry'Imana no kuyumvira, baba basanye n'aho bayivuyeho. Satani agira ngo intego yagambiriye yayigezeho. Muri ako kavuye umuntu witwa Tera, ngo wari utuye muri Uriya Bakarudaya, abaraje aravuga ati muri aka kavuyo ngiye gukora. Hajya ashushanya utuntu ngo tw'utumana akatwita ngo ni Imana, yarangiza akajyana kugurisha. Aza kugira umuhungu witwa Aburahamu ngo yatumuhereza ngo tujyane ku isoko. Yagera mu nzira akavuga ati nimugure, ariko izi ntabwo ari Imana, nimugure. Kabicuruza, imvura yagwa kabireka, ntaje kubyugamisha. Ariko wenda bene nyina n'abandi bo babifataga neza kandi bakumva ko ari Imana. Ariko nubwo Satani atwanga, agashaka amanyanga yo guheza abantu mu kutumvira Imana no kutayubaha, mu kutumvira Imana no kutayizera, ariko Imana ntiyishirirwa. Imana ngo ifatira kuri Aburahamu, iraza iramureba, iravuga ati uyu muntu ibyo ari byose ngiye kumukuraho umusaruro. Iramubwira ati ngwino ngukure muri Uriya Bakarudaya ngujyane mu gihugu nzakwereka. Haleluya, Imana imukorera isezerano, irangije iramufatira mujyana. Ngo Aburahamu ari kumwe na Loti mwene se, ngo barajyana. Ariko Aburahamu yumva Imana, Imana yayumvise, ariko Loti we ntacyo yumvise, cyakora ngo akamukurikira kuko yari mwene se wo kwa se wabo. Nubwo Satani atwanga, ariko Imana irushaho kudukunda. Haleluya, Imana irushaho kudukunda, Imana irushaho kudukunda. Muririmba neza ngo murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, ngo rwatumye twitwa abana b'Imana. Haleluya, ngo rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi niko turi, ngo tuzanezerwa cyane ngo nitugera mu ijuru. Haleluya, tuzanezerwa. Loti ngo bageze hirya, abona Aburahamu, Satani aba yikomye muri Loti n'abashumba biwe.
ngo batangira gusigana. Aburahamu ng'umuntu mukuru aravuga tumva rero Loti wowe hitamo, nujya iburyo ndajya ibumoso, nujya ibumoso ndajya iburyo, nujya amajyepfo ndajya amajyaruguru. Ngo Loti yitegereje ikibaya cy'i Sodomu n'i Gomora ngo agira ngo ni nka ya ngobyi ya Edeni. Satani bamuyobereje muri Sodoma na Gomora, Aburahamu yigira mu misozi. Aho ngaho Aburahamu yahageze agirirana n'ibihe n'Imana byiza. Imana imukubita amasezerano, Imana imukubita amasezerano, iramuhamagara, Aburahamu ngwino ngwereke, buriya wari uzi n'ikindi, urubyaro rwawe ruzagukomokaho. Reba ziriya nyenyeri, ruzangana na ziriya nyenyeri. Ngo aramumanukana mujyana ku mucanga, aravuga ati Aburahamu bara, aravuga ati sinashobora kubara, ni kuri urubyaro rwawe ruzangana. Buriya Satani hari ukuntu rwihebesha, ariko Imana ni urukundo kuri twebwe. Haleluya. Aburahamu agera igihe arabyara, gera igihe arabyara nk'uko Imana n'ubundi yari yarabivuze. Icyo gihe kiragera byara Isaka nawe ngo ageze igihe aza kubyara umugore we atwite, ngo aza kubona mu nda ye ngo harimo amahanga abiri. Satani aratwanga ariko Imana iradukunda. Isaka ngo abyara umwe bakundaga kuvuga ngo ni cyoya, undi ari Yakobo. Haleluya. Satani aratwanga ariko Imana iradukunda. Cyo gihe kiragera Esawu na Yakobo barakura, ariko ngo igihe kigeze Yakobo agiye gutanga Isaka agiye gutanga umugisha, ngo Yakobo yari hafi ya nyina, ngo aza kuvuga ati, nyina aramubwira ngo mwana wanjye Iso agiye gutanga umugisha, none ngwino umubagire ibyo akunda, nurangiza ubimuhereze, wenda hari icyo biri buze gutanga. Esawu yagiye guhiga, Yakobo araho mu rugo, ngo arangije ahita ateka agakwafu vuba vuba arakamuhereza. Atanga Yakobo umugisha barawegukanye. Esawu akiri mu ishamba, ibyo biza kurangira. Yakobo arakomeza, ariko nawe bya kuriganya Satani yari yamuteje bituma adasatira umugisha w'Imana neza. Ariko ngo igihe ari guhunga, ngo ageze mu nzira abona mwene ngo atekereza ko mwene nyina ashobora kuzamwica. Ngo ageze mu nzira aravuga ati rero mbonye umuntu, ngo aramufata aramukomeza, no kumbe ari marayika. Ngo arangije ngo aramubwira ati sindava ahangaha utambaye umugisha. Nubwo Satani atwanga ariko Imana irushaho kudukunda. Haleluya. Amen. Byo birarangira. Yakobo ngo nawe agiye kwa Labani gutendera umugore we Rasheli mu nyuma, ho kugira ngo bamuhe Rasheli ahubwo ngo bamuhereza Leya. Ho kugira ngo bamuhe Rasheli bamukubita Leya. Ngo ageze mu ndaro, ngo yitegereje abonye ari Leya bamuhaye, aravuga ati ibi ntibishoboka. Ageze kwa sebukwe, ngo aramubaza ati ibi wakoze ni ibiki? Nawe ngo aramubwira ati iwacu ndidushingira batoya kandi abakuru bahari. Ibyo birakomeza, ngo arongera akora indi myaka 7 Yakobo yo kugira ngo abone Rasheli. Icyabaye, Satani afunga inda ya Rasheli, ahubwo
ahubwo zibura inda ya Leya, noneho ngo yajya kwa Rasheli wapi yajya kwa Leya ngo akabyara, bituma agira n'abandi ku ruhande, bityo ngo bituma byara abana 12. Aho twasomye Bibiliya iravuga ngo Yosefu arakura, urwo rukundo rutuma Yakobo yamureba, ari we wahindutse Isiraheli, yamureba akumva atekereje nyina Rasheli, yamureba akumva atekereje nyina Rasheli, ngo amugurire utwenda. Umunsi umwe ngaramutuma ati genda uturebere ko bene so aho bameze bari mu kuragira, ugaruke utubwire amakuru. Turi hafi kugera aho twasomye ngo ahageze baravuga ngo uriya karosi yaje, kandi koko ngo yari yanabaroteye inzozi arazibarotorera, ariko ndibaza kwemera kubera ko Satani yari yabahumye amaso, yabahumye umutima. Nubwo Satani atwanga, ariko Imana irushaho kudukunda. Haleluya. Cyo birarangira, Yosefu bene se baramugurisha mu Egiputa, baramugurisha abacuruzi, bamugejeje ahantu hose baramubura, babura isoko. Ariko isoko ryari risigariye ku muntu umwe witwa Potifari. Isoko ryari ryabuze, bamujyana kwa Potifari nko gupfa kumushirayo, ariko ngo agezeyo icyo yakoragaho cyose kikaba umugisha, icyo yakozeho cyose kikaba umugisha, icyo yakozeho cyose kikaba umugisha. Munsi umwe mugore wa Potifari ngaza kumwifuza, ariko Yosefu arakomeza aravuga ati nge ndi Umwisiraheli kandi nubaha Uwiteka. Satani ubwo yari yashizemo ako kantu ko kuvuga ngo amukoresha icyaha. Satani aratwanga, ariko Imana iradukunda. Haleluya. Imana iradukunda bene data, Imana iradukunda bashiki banjye, Imana iradukunda. Byo birarangira. Haleluya. Byo birarangira. Noneho ibyo muka Potifari amushinja icyaha cyo kumufata ku ngufu, bituma bamujyana mu nzu y'imbohe. Satani aratwanga, ariko Imana iradukunda. Ageze mu nzu y'imbohe, Imana iramusura, imwereka inzozi z'imfungo bari bafunganywe. Noneho ngo umwe arota ngo yikoreye imitsima, ariko bayinga inyoni ziyimurira ku mutwe, undi ngo arota yikoreye ingafashe imitsima ari kuyihereza. Umwe aramubwira ati wowe bazagukata umutwe ejo, ariko wowe uzasohoka ujye guhereza ibwami. Yosefu aguma mu nzu y'imbohe. Satani aratwanga, ariko Imana iradukunda. Haleluya. Imana iradukunda. Imana iradukunda. Byo birarangira, wundi arasohoka bigenda nk'uko byagenze, undi arasohoka ajya guhereza ibwami nk'uko byagenze, ariko Imana yo kabyara yo gaheka. Farawo ngaza kurota inzozi, buriya Imana igiye kugukorera igitangaza, ibikura kwa Potifari igahita ibishyira kwa Farawo kugira ngo Imana yiheshe icubahiro. Haleluya. Farawo ngaza kurota inzozi, amaze kurota inzozi ngarazirota ziramuyobera, amaze kuzirota zimuyobeye aravuga ati ndose inzozi, hamagara abakonikoni, hamagara abaki bose, ngo arangije ngarababaza ngo narose inzozi ariko nazibagiwe, sinzi uko izo nzozi bimeze, sinzi uko bimeze. Bakonikoni baraje babura inzozi, iki bose baraje babura inzozi. Abanyabwenge arabasobanurira, ariko inzozi ze zirayoberana. Wamuhereza ngo aravuga, ariko hari umuheburayo twafunganywe hariya, yaravuze ngo inzozi twaramurotoreye, ibyo twarose arabisobanura neza. Ahari mumuhamagaye hari icyo byatanga.
baramubwira ngo nonaha nimugende mumuzane. Haleluya. Amen. Nuko Yosefu bamaze kumukura mu nzu y'imbohe, baramwogosha neza, bamuzana ibwami kwa Farawo. Yesu nashimwe cyane. Amen. Bamugejeje kwa Farawo, baramubwira ati ushobora kuturotorera izi nzozi? Yosefu ngo aravuga ati njye sinarotora izi nzozi, ahubwo Imana ya Isiraheli, Imana ya Isaka na Yakobo ishobora kurotora izo nzozi. Haleluya. Amen. Nubwo Satani atwanga, ariko Imana irushaho kudukunda. Haleluya. Irushaho kudukunda, irushaho kudukunda bene data. Haratangira aravuga ati mwami, wabonye amasaka? Umwami akavuga ati aho ngaho. Farawo agahita avuga ati amasaka, ariko kugira ngo yibuke ikindi cyakurikiyeho bikamunanira. Ati wabonye amasaka y'amahundo manini abyibushe, ngo none ugiye ubona haje yandi y'imishishi, ahita amira yandi meza y'imishishe. Umwami akavuga ati rwose nuko byagenze, nuko byari bimeze. Ngo noneho akamubwira ati wigeze ubona inka zibyibushe? Umwami ati inka rwose ati ntazibonye, ariko kugira ngo yibuke ko hari izindi zabayeho zinanutse, ibyo bikamunanira nawe ubwe. Avuga ati wabonye none zinanutse zije zikamera za zindi z'imishishe? Avuga ati nibyo. Ati none se wadusobanurira ibyo bintu bisobanura gute? Erega nubwo Satani atwanga, ariko Imana irushaho kudukunda. Haleluya. 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 Ndafashijwe. Amen. Yesu Kristo. Shimwa Mana. Ndafashijwe. Shimwa Mana. Shimwa Yesu. Nuko Yosefu arakomeza aramubwira, barangije baravuga bati none se wagerageza ukadusobanurira? Arabwira ati rero iyo ni imyaka 7 mwabonye iyo guhinga Egiputa yose ikeza, ariko mwabonye indi myaka 7, iyo ni imyaka 7 y'amapfa. Byo mwabonye bishishe ni uburumbuke, ibyo mwabonye binanutse ni amapfa. Baramubwira ati sawa urakoze, ariko ngo basigara mu nama bari kwibaza bati se none turabigenza gute? Urumva imyaka 7 niki? Urumva biri bugende gute? Imyaka 7 y'uburumbuke. Noneho baravugana bati turabigenza gute? Turabikora gute? Nuko baravugana barabwirana bati none turakura hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana nk'uyu waturotoreye izi nzozi? Kwari we ushobora no kuba yabikontorora. Bahamagara Yosefu baramubwira bati ni wowe ibi bintu uzabijera. Ndetse haleluya, bivuga ngo Imana imukuye muri gereza, ariko isimugira umuyobozi mukuru. Buri kintu cyose kizajya kimunyuraho, yaba binjira yaba basohoka yaba management y'igihugu, byose bizajya bimunyuraho. Haleluya. Nubwo Satani atwanga, ariko Imana irushaho kudukunda. Haleluya. Imana irushaho kudukunda. Yosefu ngo abigenza kwa kundi yubakisha ibigega, akoreye imyaka 7, ariko ngo muri Isiraheli haza gutera inzara. Bene se n'abase bose baza guhahira muri Egiputa, ariko nyuma aho twari tugiye kugera ngo se aza kuva mu mubiri aragenda, ndetse na bene se baguma aho ngaho kuko baje guhaha muri icyo Egiputa. Baraza barahaha
barahaha bahagirira ibihe, ariko ngo bagahorana ubwoba bw'uko kuva se amaze kugenda hari igihe Yosefu azabagirira nabi. Hahandi twasomye hatubwiye ngo arababwira ati mbese ndi mu cyimbo cy'Imana. 19 ibice 50 umurongo wa 19 babwira ati mbese ndi mu cyimbo cy'Imana, mwebwe ubwanyu mwashatse kungirira nabi, ariko Imana ubwayo yabizanishije kugira ngo ikize abantu benshi, ndetse muri iki gihe abantu bazaboneremo inzira yo kugira ngo babeho neza. Nubwo Satani atwanga, ariko Imana irushaho kudukunda. Haleluya. Bene se kuri bo burya nabo ubwabo ntibaba ari bo, ahubwo Satani niyo yari yihanze muri bo kugira ngo bagirire ishari Yosefu. Ariko Imana yacu ni urukundo. Nubwo abantu bagira ishari, ariko Imana iradukunda. Muvuge ngo amen. Satani aratwanga, akoresha ibitero byose bishoboka, akoresha uburiganya bwose bushoboka, kubera urwanga afitiye ikiremwa muntu, kubera urwanga afitiye abantu. Ariko Imana iradukunda. Haleluya. Imana iradukunda. Imana ni urukundo kuri twe. Narinje kukubwira ngo mwene data, nubwo ubona Satani agukandamiza, Satani wajya gushakisha, wajya iburyo wajya ibumoso ugasanga nta kigenda, wajya mu majyepfo no mu majyaruguru, kubera Satani atwanga ugasanga nta kigenda. Ariko ndi kukubwira ngo Imana ni urukundo kuri wowe, kandi iri buze gukora igitangaza, kandi iri buze gukora umurimo wayo. Nubwo Satani atwanga, ariko Imana iradukunda. Haleluya. Imana iradukunda bene data, Imana iradukunda bashiki banjye, Imana iradukunda. Imana ni urukundo kuri twe. Buriya Satani hari igihe avangavanga ibintu, kavangavanga ibintu, nawe ubwawe ukabona biragucanze, ariko Imana ntabwo icyo yabura uko ibigenza, ica akayira ikaza igahura natwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana, Imana yambaye kugira ngo tuganire. Ndumva kubera igihe kitadukundira, twakabaye twigumira ahangaha tugakomeza tukumva ubwiza bw'Imana, tukavuga ineza y'Imana. Ariko reka turekere aho ngaho, kugira ngo icyo narinje kukubwira cyangwa se icyo narinshaka kukubwira, nubwo Satani akwanga, ariko Imana iragukunda mwene data. Imana iragukunda mushiki wanjye, Imana iragukunda, ntabwo yagutakaza. Reka fatanya nanjye noneho tuze dusenga Imana. Reka dusenga Imana. Mana nziza, Mana data, Mana igira neza, Mana y'urukundo n'amahoro, umaze kutubwira neza yuko Satani wa wundi wanga ibyiza, wa wundi udashaka ko tuba mu bihe byiza, nubwo tugora, nubwo twanga, nubwo aza n'ubuhemu bwe, nubwo aza n'uburiganya bwe, ariko twumvise ko uru rukundo kuri twebwe. Twari twiganyiriye, twari ducitse intege, twari dutendeburitse, ariko uri Imana yacu, uri Imana bwite muri twe. Ntaho uzajya, uzaguma ubane natwe, uzaguma uba umunara kuri twebwe. Urakoze Mana nziza. Sabiye abantu bose bumvira ijambo kandi baryumvise, kugira ngo rizababere impamba n'urwego, bizabageze iwawe mu bwami bw'Imana. Urakoze rero kuko ubanye natwe, urakoze kuko ubw'ubuntu bwawe, urakoze kubw'umugambi mwiza kuri twebwe udufitiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe uhereye none ukageza mu bihe byose. Ibyo byose tubisabye kubw'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Amen.